Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, Nyagasani Yezu nabane namwe. Habura umunsi umwe gusa ngo duhimbaze umunsi mukuru wa Asensiyo, ni ukuvuga Yezu Kristo asubira mu ijuru. Kuri uyu wa gatandatu w'icyumweru cya gatandatu cya Pasika, mu Ivanjiri ntagatifu ya Yohane, umutwe wa 16, umurongo wa 23b kugera ku wa 28, Yezu Kristo aduhishuriye ibanga rikomeye ry'uwo ari we, identite ye. Atubwiye uwo ari we, atubwiye aho yakomotse, icyerekezo cye ndetse n'iherezo rye. Agize ati, nakomotse kuri Data. Nubwo mumbona muri iyi si, nakomotse kuri Data, maze nza muri iyi si, nza munsi, none rero mvuye munsi nsanga Data. Muri uyu murongo harimo ibanga rikomeye rya Yezu Kristo ndetse n'ibanga rikomeye ry'ubukristo. Dusome Ivanjiri. Muri icyo gihe Yezu agiye kuva kuri iyi si ngo asange se, abwira abigishwa be ati, ndababwira ukuri koko, nimugira icyo musaba Data mu izina ryanjye, azakibaha. Kugeza ubu ntacyo mwigeze musaba mu izina ryanjye. Nimusabe muzahabwa, maze ibyishimo byanyu bisendere. Ibyo nabibabwiye mu bigereranyo. Igihe kirageze noneho simbe nkibabwiza ibigereranyo, maze mbabwire neruye ibyerekeye Data. Icyo gihe muzasaba mu izina ryanjye. Simbabwiye ngo ni njye uzagira icyo mbasabira Data, kuko Data abakundira ko mwankunze kandi mukemera ko nkomoka ku Mana. Nakomotse kuri Data, maze nza munsi, none mvuye munsi nsanga Data. Yezu ati, nakomotse kuri Data, maze nza muri iyi si, none nsubiye kwa Data, mvuye kuri iyi si nsanze Data. Tubonye inkomoko ya Yezu n'iherezo rya Yezu. Tubonye ko kwa kundi yabwiye Abayahudi ngo Aburahamu atarabaho njye nari ndiho. Abayahudi bati, ubu utari wagira n'imyaka 50 ngo wabonye Aburahamu? Tubonye ko ari ukuri ko Yezu Kristo yahozeho iteka ryose rizira intangiriro n'iherezo, ariko ko igihe kigeze, nubwo yahozeho iteka ryose akaba ari Imana rwose, yigize umuntu mu nda ya Bikira Mariya, abana natwe, maze tubona ikuzo ry'Imana. Wa wundi Yezu Kristo wavutse ku bw'umubiri mu nda ya Bikira Mariya, akagenywa nk'abandi bana, agaturwa Imana mu ngoro mu ihekaru, akabatirizwa muri Yorodani. Wa wundi watangazaga ingoma y'Imana, wa wundi wigishaga Ivanjiri agakiza abarwayi, wa wundi wanyuraga hose agira neza, wa wundi wishimanaga n'abishimye akababarana n'abababaye, wa wundi watwihaye muri Ukarisitiya mu isangira rya nyuma n'abe, wa wundi wapfiriye ku musaraba, wa wundi wanyuze hose agira neza, wa wundi wakizaga ibyaha, abantu bakijujuta bati, akiza ibyaha gute kandi tubona ari umuntu usanzwe? Burya koko wa wundi ni umwana w'Imana, ni Yezu Kristo, ni uwasizwe iteka ryose, ni umwana w'Imana wigize umuntu, abana natwe, kugira ngo aduhishurire Data byuzuye, agenda adutunganya, adusukura, adukiza, aducungura, maze azatugeze mu ijuru. Niyo mpamvu uwo nguwo mvuga Yezu Kristo, uzamunyuraho wese asaba azasubizwa, kandi ntawe uzagira n'umwe ugira icyo akura kuri Data cyangwa ngo akigeze kuri Data atamunyuzeho. Kugira icyo ukura ku Mana Data cyangwa kugeza ku Mana Data ni ukunyura kuri Yezu Kristo. Kandi Yezu Kristo ahabera n'umwana w'Imana, nuko nubwo ari umuhuza w'ikirenga w'abantu hagati yabo ndetse n'abantu n'Imana, nuko yemera ko hari n'abandi bahuza batoya bagenda baduhuza, ariko niwe muhuza w'ikirenga, ukusanya, uhuza, ubumbye abahuza bose b'Imana n'abantu. Urugero, abatagatifu baduhuza n'Imana, umubyeyi Bikira Mariya aduhuza n'Imana, ariko ubuhuza bw'abo ngabo, abatagatifu, abamarayika n'umubyeyi Bikira Mariya, ubwo buhuza bwinjira mu buhuza bw'ikirenga bwa Yezu Kristo. Niyo mpamvu tuvugira tuti mu gitambo cy'Ukarisitiya,
dawe mana ishobora byose, icyubahiro cyose, ikuzo ryose ubishyikirizwa na Kristo. Ibyo tukugenera byose, icyubahiro, ububasha, ikuzo, isengesho, gutakamba, gusaba, kwinginga, gushima, ibyo byose ubishyikirizwa na Kristo, niwe binyuraho, kandi ukabihabwa hamwe nawe, ukabihererwa muri we, mu bumwe bwa Roho Mutagatifu, uko ibihe bihora bisimburana iteka. Iri sengesho duhise turyumva kuko Kristo avuga ati nakomotse kuri data maze nza munsi, none mvuye munsi nsanga data, kugira ngo mujye musaba mu izina ryanjye mwunze ubumwe nanjye musubizwe. Kandi nta gikuru twasaba bavandimwe gisumbye gusaba Roho Mutagatifu. Yezu Kristo yaravuze ngo niba mwebwe n'ububi bwanyu mubasha guha abana banyu ibyo babasabye, ni gute data wo mu ijuru ataha Roho Mutagatifu abamumusabye? Bivuze ngo igikuru twasaba, nta kintu twasaba kiruse gusaba Roho Mutagatifu. Ngwino Roho Mutagatifu, turagusaba kubwirizwa nawe, usanganye imitima y'abakwemera bagukunde, duhe gukunda ibitunganye, duhe kunogerwa nawe iteka, duhe kunogerwa n'iby'Imana. Iryo sengesho ryo gusaba Roho Mutagatifu rirakwiye, rirakenewe kandi ntirisaza. Duhore dusaba Roho w'Imana tumurikire, aduhe kuryoherwa n'iby'ijuru, kandi aduhe kuba abavandimwe nyabo muri Yezu Kristo umwami wacu.